Hello, muraho neza, murakaza neza kuri channel yacu. Uyu munsi nifuje ko muri ino video yacu twarebera hamwe ikimera cy'ingenzi kandi mu buzima bwacu bwa buri munsi ushobora kuba ukizi cyangwa se ari bwo bwa mbere ukibonye ariko ukaba utaruzi akamaro cyakumarira ku mubiri wawe. So ntagutindiye bakita cloves. So cloves rero ni ingenzi cyane, reka nze nyikwereke hano. Ngiye hano nifite iyi ngiyi ari powder yayo cyangwa se ari ifu, ni iyi ngiyi ari ya already yakozwe mu mavuta, nyine ni oil yayo ya cloves. So rero uragenda wumvamo tips zigiye zitandukanye, ikifasha n'icyo yakongerera n'uburyo wayikoreshamo, ese nukwiye kuyikoresha n'udakwiye kuyikoresha. So rero ndanakubwira n'imimaro yayo wumve uko igiye ikorwamo. Iyi ni oil, iyi ni powder yayo, indi ushobora kuba uyizi itari powder ariyo ndi kukwereka hano ku mafoto. Ntabwo nyifite ku ntoki ngo mbe nayikwereka, ariko nakwereka mu mafoto ukuntu yizi. Ushobora ukuntu bimeze iyo zikiri imbuto zitarakorwamo izindi produit cyangwa ngo bayikoremo amavuta cyangwa se ngo bayikoremo powder nkuko murimo murabibona hano. Rero cloves ni ingenzi cyane, akenshi nigeze kubakorera video mbereka akamaro ifite ku musatsi n'icyo yongera n'ikigabanya, n'indi kubereka uburyo wayikoresha amazi yayo, uburyo wayakoresha ku musatsi wawe akabasha gukuza umusatsi no kuba yakuramo imvuvu mu musatsi wawe. So rero aka kanya ikintu kinteye gukora ino video kugira ngo mbabwire icyiza cya cloves. Cloves ifasha ku bantu barwaye amenyo cyangwa se bafite ububabare bw'amenyo, ikaba yabasha kuba yakugabanyiriza uburibwe mu gihe uri kuribwa n'amenyo. Ntabwo ari ukuvuga cyane cyane hari abantu bazi ko ino channel ikurikirwa n'abantu igitsina gore gusa aribo bagomba kureba video ngena ncishaho, ariko iyi video y'uyu munsi ireba buri umwe wese, waba uri igitsina gabo igitsina gore irakureba, kuko twese usanga dufite umubiri ushobora kugira ububabare bw'amenyo ukaba wabura umuti wakoresha. So rero cloves ushobora kuba wayifashisha ufite imbuto izari zo uri kureba ku ishusho, cyangwa se ufite iyi powder, cyangwa se ufite oil yayo. So rero ubwo ushobora kuba wakibaza ati se ifite iyihe mimaro, cyangwa se wayikoresha gute, cyangwa se ukwiye kuyikoresha ni muntu ki. Aribyo ngiye kugusobanurira. Umumaro wa mbere cloves ishobora kuba yakumarira, ifitemo ubushobozi bwinshi cyane, ushobora kuba yarwanya udukoko cyangwa se turiya dukoko twatera bagiteri ku mubiri wawe, cyangwa se indwara uko ziboneye mu gihe uri kuyikoresha. Undi mumaro, wayikoresha mu guteka, cyane cyane uri guteka inyama cyangwa se urimo uteka icyayi. Ushobora kubaza se icyayi ushobora kugiteka gute? Ushobora gupima amazi yawe ugashyiramo imbuto nkeya, cyangwa se ugashyiramo powder yayo mu cyayi waba uri gukora, ariko ntabwo washyiramo oil. Oya, no mu biryo ntabwo washyiramo oil. Ikindi mu cyayi ntabwo ari ukuvanga icyayi cy'amata wavangamo cloves, never. Undi mumaro, ifite ubushobozi bwo kuba bwagabanya uburibwe cyangwa se ububabare ushobora kuba uri guterwa n'amenyo mu gihe iryinyo riri kukurya, cyangwa se mu gihe iryinyo ryatangiye kwafegitirwa n'indwara runaka zigiye zitandukanye, cyangwa se ushobora kuba hari ikiribwa ushobora kuba wariye kikagenda kigafata mu menyo. So hari abantu ushobora gukoresha uduti cyangwa se twakirida ujomba mu menyo kugira ngo ukuremo cya kintu cyagiye mu menyo, cyangwa se ushobora kuba wanariye n'inyama zigafata mu menyo, ikindi kintu icyo ari cyo cyose kigafata mu menyo. So rero ugasanga ufite uburibwe mu kanwa bukabije cyane, ukaba wabura ikintu cyagufasha, cyangwa se mu gihe iryinyo ririmo rirakurya ushaka kugira rikeneye kuba ryakurwa. Icyo gihe rero ushobora gufata ino powder ugafata gakeya atari cyane, ukaba washyira mu menyo yawe hafi kwishinya uri kubabara, ukagenda usiga, ukaza kuba wafunga nk'umunwa wawe nk'iminota 10
bigukundiye cyangwa se iminota 20 ujunditse nta kintu uri kurya utanacira ukajundika mu kanwa. So nyuma wenda ukaza gucira nyuma. So cloves iragufasha cyane ukumva bwa bubabare n'uburibwe bwashize. So noneho no mu gihe iryinyo ryatangiye kukwataka rishaka gukurwa ariko uzajya nko kurikurisha nk'ejo, ushobora gushyiramo cloves nayo iyi ya powder, cyangwa se ufite iyi ngiyi uri kubona ku mafoto ari imbuto, ushobora kugafata ugasa nk'ugahondahonda nka 2 cyangwa se 3 natwo ukagenda wegereza ahantu uri kubabara noneho ukaza kujundika. So cloves iragukorera neza cyane ku buryo ubyuka mu gitondo, ushaka kubikora ugiye kuryama ku buryo ubyuka mu gitondo wumva bwa buribwe bwashize. Hari n'igihe ushobora tuvuga iryinyo ryageze igihe cyo gukurwa, hari n'igihe ushobora kubyuka mu gitondo ukumva nta kibazo, ejo ntabwo wakirirwa ujya gukurisha iryinyo ryawe. Undi mumaro ifite cloves yacu, ifitemo vitamine C na vitamine K. Urumva niyo mu gihe uri kwikoresha mu biryo, mu nyama nabivuze, cyangwa se uri gukoresha mu cyayi, mu gihe ufata icyayi cyawe cya cloves ushobora kuba urimo uri gukora vitamine nawe utabizi, uri kongera vitamine mu mubiri wawe. So ikindi akamaro ifite, ishobora kuba yabasha kurinda indwara z'uruhu. Ushobora kuba se indwara z'uruhu, ushobora kuba ufite igisebe ku ruhu, ufite ikanguha urugero rw'igisebe. So icyo gihe rero, igihe ufashe nk'agapawudu kaminjiraho ku gisebe utapfutse cyangwa se n'icyo wapfutse, ariko mu gihe uri kugipfukura ushobora gushyiraho iyi oil, iragufasha cyane kugira ngo irinde bacteria zahita zinjira ako kanya, ukaba n'igisebe cyaviramo kugutera kanseri y'umubiri. So rero cloves ni ingenzi cyane, ariko twere kwibanda ku zindi ndwara. Icyari cy'ingenzi kinzanye kuza kukubwira akamaro ifite, cyangwa se uburyo yagufasha kugabanya uburibwe mu gihe amenyo yawe arimo arakurya, cyangwa se no kongera igihe cy'iryinyo ryawe. Ushobora kuba wajya kwa muganga kurikurishamo uyu munsi, ariko ugasanga ufite amandi mahirwe wenda yo kwiyongeraho nk'ikindi gihe runaka cyo kuba udakuyemo iryinyo ryawe. So rero ni ingenzi cyane cloves, ubashira kuba wayibona wayikoresha. Ndizera abantu benshi bagenda bazikoresha mu buryo bugiye butandukanye, kuko zifasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku mubiri wacu. So rero nabibabwiye, hari abantu bagenda bayikoresha n'icyayi, usibye yuko biba bitoroshye. Wenda cloves ifitemo ubukare bwinshi cyane. Mu gihe kuyikoresha ugomba kwigengesera ugakoresha nkeya. Mu rugero tuvuga igihe gushyira mu menyo, ugomba gufata byibuza nk'udufu, niyo wayora nka gutya ushyira wenda n'udufu, ni iyi ngiyi y'udufu, iyo washyira ku kiganza dukeya ubundi ugashyira mu menyo. So ikindi, niba yaba ari intuza, tuvuge ni ya seeds cyangwa se y'imbuto, ugomba gufata imbuto zibaze nkeya ziri mu rugero utarenza 4 cyangwa 5, ukazihonda ubundi ugashyira mu menyo, kuko iyo ugiye kurengera ukaba wakoresha byinshi zishobora nazo kujya zakugiraho ingaruka mu mubiri wawe, kuko cloves ifite imbaraga nyinshi cyane. No mu gihe uri kwikoresha mu menyo urabyumva, kuko ndi umuntu cyane nakunze kuyikoresha amenyo amereye nabi, kandi icyo gihe amenyo yaramereye nabi numvaga nshaka kuba nakuzamo 1 cyangwa se 2, ariko akanya amenyo yose aracyari mazima, ndashimira Imana. So urumva yuko ikongerera n'igihe cyo kuba wakuza iryinyo ryawe n'urugero. So rero ugomba gukoresha nkeya ishoboka, cyangwa se no mu cyayi, mu gihe utetse icyayi, ku buryo washyiramo nk'intete 5 cyangwa se 6, ntushyiremo nyinshi cyane. So rero cloves rero ntago ikwiye kuba, nubwo navuze bikoreshwa ku gitsina gabo, igitsina gore, ariko hari abantu badakwiye kwikoresha bari muri iyi situation. Icyitonderwa ku mumama utwite, pay attention please. Ndakwinginze
ntabwo ushobora kuba wayikoresha cloves kuko ishobora kuba hari ikintu yakangiriza mu gihe utwite, cyangwa se hakaba hari ibindi bintu ushobora gukora ku mubiri wawe ugasanga birakwangirije. So rero mu gihe utwite ntiwakoresha cloves. So ikindi cloves ushobora kwibaza se hari n'umwana ushobora kugira ibyo bibazo nk'ibyo byose, se umwana mutoya nawe yayikoresha? Yes, umwana mutoya yayikoresha, ariko kuva ku myaka 2 kuzamura. Uri hasi y'imyaka 2 ntabwo yemereye kuba yayikoresha, ariko abari mu iyo myaka 2 kuzamura wayibaha. So nabwo ukabaha iri mu rugero, apana nyinshi cyane, iri mu rugero, kuko iyo wakoresha nkawe ntabwo ari umwana mutoya yakoresha. So ikindi ushobora kuba aka kanya ndi kuguha nk'urugero uburyo wayikoresha, ariko kwibaza ati se kutari ku mu rugero nyamukuru nayikoreshamo. So cloves hari abayikoresha bayitumwe na muganga, ariko mu zindi ndwara zigiye zitandukanye, kuko cloves ni ikintu kivura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ku gihe cy'amenyo aribyo nakubwiye washyiramo dukeya cyane mu menyo yawe. So rero ni byiza kuba wakoresha cloves mu gihe amenyo akwatatse, mu gihe yiboneye cyako kanya, cyangwa se mu gihe bigutunguye ushobora kuba wayikoresha. So cloves rero ni kaburi wawe, kuko urabyumva niyo ukoresha mu biryo, mu cyayi ushobora kuyikoresha. Ikindi igabanya umunaniro mu gihe ufite stress, n'igihe wumva utari kwiyumva neza cyane, wayikoresha cyayi ukanywa icyayi cyayo. Ni ingenzi cyane, iragufasha cyane, kuko ngenze abantu benshi bayikoresha bayinywa mu cyayi. So rero cloves ni ingenzi kuri twe. Ni video nifuje kuva kera kuba nabakorera, kuko ngiye cloves maze igihe nyikoresha ku kintu kijyanye n'amenyo, igihe kinini nyikoresha. So ndabati nzayibabwiraho waba ufite ikibazo cy'amenyo gishobora kuba cyakubata nk'uko ukaba wayikoresha. So rero ndumva ni umuti wa hafi wa gakondo wakifashisha mu gihe utarajya kwa muganga. So rero ndumva ku muntu wabashije gukurikirana video yose, wabashije kumva icyo cloves yakumarira mu gihe urwaye amenyo. So hagize ikindi mbona cloves ifasha kandi nanjye na testinze nzaza nkibabwire, ariko aka kanya ingingo nyamukuru yari iyo ku menyo. So rero twakomeza kugira ibihe byiza, kandi mugakomeza tukabana kuri ino sheni yacu, tukabasha gukurikirana ibintu bigiye bitandukanye nk'uko mubizi ntajya mbatenguha. So mukomeze kugira ibihe byiza cyane, ndarakunze cyane.